Yongeye agarutse nyuma y'amasaha make urukiko rusoje kwanzura ibijyanye n'iby'uru rubanza rurangiye aka kanya kuri uyu mugoroba nyene byabaye ibintu bikomeye rwabaye urubanza rugoye cyane ariko ubyumve ko rwari urubanza rwari rurimo imitsi myinshi rwari rurimo ibintu bikomeye cyane nyuma yaho urubanza rwagoranye iburanishwa ryagoranye kuko Rigari na Rugaju ndetse na Jangwani nta n'umwe yoba yigeze yemera iby'urukiko rwari ruriko ruramubaza, nta n'umwe yigeze ashira statement z'urukiko ngo yigere yemeza neza ibyo bariko baramubaza ko hari aho ahuriye nabyo. Nyuma y'uko rero byakomeje kuba bigoranye cyane n'ubu niho tukiri ariko basoje kwanzura ko urubanza rubaye rusubitswe bityo bazongera bakarusubukurura mu kindi gihe. Icyo gihe nicyo bataramenyesha, nicyo tutamenye ngo bazongera batange izindi statement z'ubutaha. Rwabaye urubanza rwari rugoye cyane kuko Ndayishimiye Rugaju ari we Gani niwe yabaye mu bambere avuga ko ibyo ashinjwa ataho ahuriye nabyo, katanaho yigeze abahungu n'abadamu n'abakobwa rwose bameze neza. Hari abatarabyakira, hari ababyakiriye, hari abatabyumva, hari ababyumvise, harimo ni ibintu bivangavanze nyine, ni ibintu bivangavanze ariko mu by'ukuri abenshi muri bo barabyakiriye. Hari abo ubona bikigoye nka ba Jangwani, Rikari mama warahagera yarira nawe akarira, urumva ntabwo byoroshye ariko muri rusange ibyo ni ibisanzwe by'umubyeyi n'umwana nyine, ariko muri rusange ntabwo ari ibintu bikomeye. Bari free cyane kuko baravuga bati nta buriya gufunga umuntu wese yafungwa, ariko ikibazo ni ukumenya ngo wafungiwe iki. Aho niho bigoranira. Hari abavuga bati bibaho, ni iperereza nyine, ni ukubazwa, ni ugukurikirana, dufite uburenganzira bwo gukurikirana ibyayo, kandi mu by'ukuri ibivugwa n'iby'amatike turayafite, twarayakatishije kandi twayakatishije muri iyo nzira. Tugomba gutanga ibisobanuro nyine, hakaba havuga twabitanga tudafunze kuko ntacyo tubona cyadufunga. Abantu babyumva buri umwe abyumva ukwe, ariko n'abahungu bamaze kubyumva bameze neza nyine. Ntiwamera neza muri gereza ariko bakubwira ko bafunzwe neza cyane, bafunzwe neza, ibyo bashaka barabibona, ibyo kurya baryamye neza, bafite n'ababasasira ibitanda n'ababafasha, bameze neza. Ntabwo nyine ari bwa buzima bwo muri gereza budasanzwe uvuga ngo nturyama, ni uko wambaye inifomu ukaba utanasohoka. Ariko vraiment no gushimira abashinzwe military kuko n'ingabo muri rusange bo baravuga ko bameze neza, donc bafashwe neza nubwo bafunze. Ni ibindi baraganira, barakubwira bati ese wafunganwa na anta ukagira ikibazo, ni story zitarangira. Abavuga yotsa abantu bavuga ati ariko nkawe Rikari umutasi ufungwa gute? Karenzi nta kintu yagufasha, ni gute ataragukura hano? Karenzi ko akomeye, Karenzi ni gute atagukura hano kandi agerayo? Bati wowe Rugaju, wowe uri hano gute? barore ko ari umuntu narinzi ko ukomeye. Tuba tubona akora ama interview akomeye n'abakomeye ngo atubu yigize nk'ari ngo
abakomeye ngo ati ubu yigize nk'ari handitse ngo aravuga ati jyewe Yigize underdog. ati jyewe nta kazi Ngenda mfite umunyamupira. ntaho mbarizwa Nari umu-agent. ndi umu-agent uri aho usanzwe Ahubwo ati akabwira mwebwe bimeze bite aho mukorera ko bakaba yagera kuri jangwani Abo ati mukora wowe ati iki uvugira we jangwane igihe wikarangiye turi kumwe hano gute morale urumva so bagerageza kwiha morale ngo bumva na radiyo ariko bakaganira baratwumva cyane uretse uyu munsi ko bidakunda ko bagiye kuburana turabigarukaho ariko bumva radiyo barakurikira ibivugwa hanze bari mu rujijo nyine dusanzwe rwo muri gereza harimo abadamu abakobwa ubona nyine abo muri shike b'abacuruzi aba abayobozi nababwiraga nabo ntabwo bumva neza uburyo bisanze aho hantu ariko nyine amakuru meza ni uko ejo turi aho turimo tuganira nabo tubaganiriza umwe kuri umwe nari najyanye na Patrick namenye n'abandi ba David Kivenge twarajyanye n'abandi benshi twahuriyeyo abanyamupira ba sportif babasuye n'abanyamakuru bagenzi bacu bose bari bahari ba Faustino ba Hit Claude ba Ephraim ngira ngo benshi bari baraje ngo baje nyuma ho gatoya so haje umuyobozi arabahamagara bose abari muri iyo kesi abamenyesha ko kuri uyu munsi bagomba kujya kuburana baraburaniye ikindi arababwira ati nimugoroba murazamuka i Kanombe mujye gusoma amadosiye yanyu urubanza uko rupanze uko ruteguye hanyuma ejo muzaburana uyu munsi rero ngira ngo na Riva yahoze atubwira sinzi niba hari n'amashusho yashoboye kohereza niba barayisumbuyeho bayaduhaye badufashe ko ariko bageze i Nyamirambo ku bagezeyo rukiko rwa gisirikare aho bagomba kuburanishwa nyine ubwo by'urubanza twagiye tubigarukaho baraburana ku rwego ni baraburana detention ibyo bita iminsi 30 ifunga n'ifungurwa ibyo rero bisobanuye uraburana ufunze cyangwa urataha birashoboka ko bataha ukurikiranwe urimo bibaha n'amahirwe y'uko bashobora gusohoka kuri stage hari amahirwe y'uko gutaha bari hanze ukurikije ibyo abanyamategeko bavuga ibyo abaloya babo bavuga babunganira iby'urubanza ni urubanza nyine cyane ko ari n'urubanza rwa gisirikare burya rwo ruba runagoye ariko uko bavuga bakurikije dosiye uko imeze bakurikije ibyo bavuganye n'abashinjacyaha bavuga ko rwose ntibazi ngo ni bose cyangwa ni babiri cyangwa ni batatu ariko bavuga ko majorite abenshi muri bo nta cyatuma baburana bafunze nta cyatuma baburana bafunze kubera ko baguze amatike binyuze muri channel izwi ya APR uwo bahaye amafaranga arazwi ufite igikomeza urubanza ngo ni uwitwa Penina kandi nawe arimo akaba yari supposed kuba yarabikoze arahari ariko arabihakana nabonye mu nkuru ngo avuga ko ayo mafaranga abayamuhaye bari bafite ibindi bagura bisanzwe bitari amatike biba bikomeye nta mafaranga nyine ahakana ko Georgine nta mafaranga y'abantu yamuhaye yo kubagurira amatike akavuga ko n'abayatanze kuko urumva indege yajyanye APR yasize bamwe mu bantu abo basigaye rero basabwe kongeraho amafaranga kuri ya yandi y'ubukerere bw'indege Georgine rero ko yari yajyanye n'ikipe yarababwiye ati n'ubundi amatike yanyu yaguzwe n'uwo Penina sibyo tugewe nagiye abaha nimero kuko ngo bari bakoze groupe ya WhatsApp bahuriramo abaha nimero ya Penina arababwira ati uwo niwe wabaguriye amatike sibyo ayo mafaranga y'ubukererwe niba ari 100 ngo nabingahe yose aba ari we muyaha n'ubundi
kuko jyewe namaze guhaguruka ubu kuyampa ntacyo byafasha. So bose bayoherereza wa wundi wa musirikare ubishinzwe nyine wo witwa Penina, ngo bose uko bangana bamwohereje ayo mafaranga yo kongera ku bukererwe bw'itike. Sinzi niba mubyumva neza. Urumva rero bakavuga bati ibyo byose twayamwoherereje, kubera abenshi muri bo bakavuga ko bo bayohereje bazi ko ari nk'umuntu ufite kampani y'amatike. Ntabwo bari bazi ko ari umukozi wa Minadev. Yego. Urumva Georgine yabahaye nimero, bumvaga ari nka deal, ari nk'umubroka, ko bagurisha amatike y'indege nyine. Urumva wenda ariho amatike yaguzwe, noneho kubera ko habaye ubukererwa bakaba bagomba gutanga ayo mafaranga yandi y'inyongera. So abenshi ngo ntibari bazi ko ari n'umukozi wa Minadev uko babivuga, bo bohereje amafaranga gusa yo kugira ngo itike y'indege bayivalide. So bakavuga bati abaroya bakavuga bati rero niba Georgine yemera ko amafaranga ya mbere y'amatike yayakiriye akayashyikiriza Penina, hanyuma Penina akaba yaranohererejwe yayandi yasigaye y'inyongera, ati bigaragara ko bo nubwo bigomba nyine guca mu rubanza, ariko bigaragara ko bafite ukuri. Yari amakuru rero ababaje, yari amakuru ateye agahinda bakimara kwanzura ko bagiye gusubizwa muri gereza. Bose basutse amarira, abamenshi arabarenga, ababyeyi babo barize, mama Rikari we n'ubu ntarumva ibyabaye.